Tariki ya 11 Kanama duhimbaza abatagatifu Karara umubikira, Tiburusi uwahowe Imana, Suzana umubikira n'uwahowe Imana, Taurini umwepiskopi, Gaujeriko umwepiskopi. Turahimbaza mutagatifu Karara wabayeho mu 1193 kugeza mu 1253. Karara bisobanura urumuri. Karara wasize yabaye nk'imbuto yatewe na mutagatifu Francisco wasize, maze iyo mbuto ikarumbukira Nyagasani. Umunsi umwe yumvise inyigisho za Francisco, asa n'uwumvise ijwi rya Kristo rimuhamagara. Yujuje imyaka 18 nibwo yasize ubukire bwinshi bw'iwabo, yiyegurira Imana, asezerana kwiberaho mu bukene. Imisatsi ye myiza cyane arayiyogoshesha, nuko afata umwambaro w'abihaye Imana, yiyegurira Kristo wenyine akunda. Mutagatifu Karara yavukiye i Asizi mu Butaliyani mu 1194. Umuryango we witwaga Abafuredusiyo. Nyina Orotorana yamubyaye avuye i Yeruzalemu mu rugendo rutagatifu. Afite imyaka 15, Karara yari amaze kuba inkumi itagira uko isa. Ababyeyi be bashakaga kumushyingira. Karara aranga, abitewe n'urukundo rwa Francisco wa Asizi, wari umwana w'imfura cyane nawe wa Asizi. Hanyuma agata ibyabo byose akajya kwemera ubukene bubi, abitewe n'urukundo rwa Yezu wigize umukene ukabije, ari umwana w'ijuru n'isi. Karara nawe ababyeyi bagize ngo bamuhatire gushaka, aracika, asanga Francisco. Ababyeyi bararubira, ariko hanyuma Karara atsindira kwiha Imana. Nyuma abandi bakobwa ba Asizi baramukurikira, baza nabo kwitagatifuriza hamwe nawe ku buryo Francisco yabigishaga. Nuko nyuma Papa yemera amategeko yabo, umuryango wabo urakomera, ndetse nyina Orotorano awuzanamo n'abandi bakobwa be babiri, bategekwa na Karara hamwe n'abandi babikira. Karara ari we mukuru n'umuyobozi wabo. Bavuga ko rimwe ingabo z'abayisilamu zateye Asizi. Karara aje imbere y'isakramento abwira Yezu ati, Nyagasani ndabizi, si wowe uri bwemere ko biriya birura biharabika abari bawe. Kuko rero ngo abayisilamu batsindwa ubwo bagenda bahunga ubutarora inyuma. Mutagatifu Karara yitabye Imana ku itariki ya 11 Kanama 1252. Yanditswe mu gitabo cy'abatagatifu na Papa Alexandre wa kane. Jya uhora wizeye Imana uko umwana yizera nyina. Turahimbaza kandi abatagatifu Tiburusi na Suzana bahowe Imana muri 286. Mutagatifu Tiburusi yari umudiyakoni i Roma, niho yari akibuhabwa. Nuko aho bapagani bamenye ko ari umukristo baramurega. Umucamanza Fabian aramufata, bamutegeka gusenga ibigirwamana aranga. Nuko bazana ibishirira byinshi byaka cyane, bamwambura inkweto babimurambikaho, bibi by'ubusa, akomeza kwemera ubukristo no kwigisha abari aho. Nuko bamujyana ku gasozi bamuca umutwe. Naho mutagatifu Suzana yari umukobwa w'umukristokazi w'i Roma. Yari umwigishwa wa mutagatifu Kayusi Papa. Iwabo bari imfura zikomeye z'i Roma,
nuko Suzana asabwa n'umuhungu wa Diyokiresiyani umwami w'Abaromani ariyangira, kuko yari umukristu akaba atabashaga kurongorwa n'umupagani. Byongeye yari yarihaye Imana. Nuko yanze, baraza bamuhotorera iwe mu nzu, apfira Imana atyo. Ntukice amasezerano yawe, naho wakurizaho umukiro w'isi. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: turahimbaza mutagatifu Taurini, umwepiskopi wa Evro mu Bufaransa, ku ngoma ya Clotaire mu myaka ya za 400. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na André, Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.